muri gereza? Yego, mvuye muri gereza kubw'umurimo mwiza nakoraga wo gusangira n'abana bo mu muhanda kugera ku rwego rwaho nafashe gahunda yo kubajyana mu rugo. Uravuze ngo kubw'umurimo mwiza uvuye kubikora muri gereza se? Oya, umurimo mwiza nawukoraga kuri abo bana bo mu muhanda. None wari wafunzwe? Byaje kugera ku rwego rw'uko habayemo umwana umwe utari ufite imico myiza. Rero habaho uko mwirukanye ajya mu nzego z'ubuyobozi kugaragaza ko namwirukanye kandi bitari ngombwa ko nari bumwirukane. Rero nibwo inzego z'umutekano bahise baza kundeba cyane ko yari yatanze amakuru ko ncumbikiye abantu barenze 50 bigafatwa ko mbacumbikiye nko muri rwa rwego rwa Kazungu wicaga abantu. Ego. Ariko uwo murimo nakoraga na nyakwigendera Pastor Theogene atarapfa yarawukoraga uwo gufata abana bo mu muhanda akabajyana mu rugo, ndetse n'uyu munsi wa none ukurikiranya amakuru neza wasanga ahari abana Madamu Theogene Asia uyu munsi wa none arera. None wisanga muri gereza? Yego. Baragufunga? Ya. Ubu wafunguwe? Yego. Bavuga ko ushobora kuba ucumbikiye abantu cyangwa se abana benshi. Ese ngo wakureze we yakureze avuga ngo iki? Uwo nguwo kubera ko yari yafatiwe mu cyaha cyuko nabonaga bitari ngombwa ko dugomba gukomezanya nawe mu bandi bana se cyangwa mu bandi bantu bavuye mu muhanda. Yari umudamu ufite umwana mutoya w'uruhinja. Rero yaje kujya mu buyobozi aravuga ati pasiteri aranyirukanye kandi anyirukananye n'umwana. Rero nibwo baje kuba bamamagara, ariko nsanga yatanze n'amakuru yose ko mfite abandi bantu ngo barenga 50 mbana nabo aho ngaho mu rugo. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza n'umugisha kongera kuboneka hano turi bazima, kuko hari benshi batageze mu mahirwe bamaze gupfa. Twebwe turacyari bazima. Ndi kumwe na pasiteri Mushumba aramura ikiganza ari kugire gutya popera abantu. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Amen, 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 amen. Ariko ndabona mikoro tari kuyegera wagira ngo hari ifite ikibazo. Kutegera mikoro ifite ikibazo. Kereka mikoro ari ibaye ifite ikibazo nese ubijwi isi riri kumvikana. Mushumba, amakuru y'imisi? Amakuru ni meza, tuguwe neza, tunezerewe Imana. Ni meza numva kandi nguvuye muri gereza. Muri gereza? Wa muntu wese? Muri gereza nabwo narindi mwivuga butumwa, narindi mu butumwa bwiza. Ariko ibyo bintu mwihaye mwebwe nabayongwe mwese. Mbona nagikuba nabani bishaka ngo iyo bafunze bamugiye kuvuga ubutumwa. Mwagiye muvugira hano muri gereza ni bajya kuvugira ubutumwa. Nukuri kose nagikuba cyacitse. Nagikuba cyacitse. Ubwo narindiyo nibwo nabonye yuko byari mu mugambi w'Imana kugira ngo ngere hari ahantu. Naje kuhagera mu masaha mwishoyemo muzabivamo. Kumva ngo umuntu bamufunze ngayiza bambe kumubora bafunze mukaza mutubwira ngo nyine ngo urabona nyine ngo twari turi ngo mwivuga butumwa muri gereza bari mutubeshyara. Naje kuhagera ari mu masaha ya nimugoroba ukuntu. Ngezeyo n'abantu iyo bafunzwe se cyangwa bari hari ahantu mu rwego rw'uko bari ahantu bari kugenzwaho ibyaha, nabo ubugira ngo bafite guhishurirwa. Barambwiye bati manzu tubwirize ati buranagorobye mbere yuko twaryama. Umwuka w'Imana anzaho mbabwira ku bintu bitatu. Mbabwira ku kwigirira icyizere ndetse bakagirira n'icyizere Imana kugira ngo bizerere muri ayo mavuta Imana y'amahoro irushirizeho kubagirira neza, kubakura ku rwego ibashyira ku rundi. Icya kabiri mbabwira ko
gukunda umuryango biri fondasiyo y'igihugu kuko umuntu wese adafite umuryango ntabwo byaba ari sawa. Icya gatatu mbabwira ku gukunda igihugu. Ku gukunda igihugu rero turahatinda. Ndababwira ikintu cyose waba ufite amafaranga, waba ufite umugore mwiza, waba ufite etaje ariko udafite igihugu, ibyo byose byaba ari ubusa. Iyo ufite amafaranga udafite igihugu, ya mafaranga ushobora no gupfa uri kuyazira. Ibisambo bikakwica se cyangwa bikakugirira nabi ku bwa ya mafaranga. Yego. Ariko iyo ufite igihugu cyiza kirimo n'umutekano, urarya ukaryama ugasanga ari sawa. Urarya ukaryama ugasanga ibintu ari terebye. Ikindi ufite umugore mwiza utari mu gihugu kirimo umutekano, wa mugore ushobora no kumuzira. Mbese iyo ufite igihugu umenye ngo bizinesi mu buryo butandukanye ujye umenya ngo ibintu byose ni sawa. Noneho ndagenda mbagerera ku kuntu dufite igihugu kirimo ubuyobozi bwiza. Ndababwira dufite ubuyobozi bwiza kweri. Noneho reka mvuge ngo byari nk'amahirwe nubwo abo bantu bari barimo bashobora guhita banyumva nabi. Mita nsanga muri bo harimo abantu bari aho ngaho kubera yuko bahisanze kuko babatwaye kuko bari barimo batwara imodoka basinze. Yego. Ndababwira urugero. Nko ku bantu bari mahangaha se cyangwa ku bantu bafungwa bazira yuko bitemewe ko mu gihugu cyacu twara imodoka wanyoye inzoga. Ini biri ubwabyo ne bishingiye ku guhishurirwa. Kubera iki? Igihe cyose umuntu wasinze nimba atwaye kwasiteri cyangwa jagwari akaba atwaye abantu 100 cyangwa abantu 100, ni ukuvuga ngo bari abantu bose baba bageze hehe? Bose baba bari gukomanga ku muryango wo gupfa. Mbese baba bawugezeho. Ndababwira birangira bigenze neza cyane. Dusoza bagize umunezero. Ndababwira ni bamwe muri mwebwe muri aha mu buryo butandukanye muzava aha ngaha mufite ubuhamya bwiza muvuga muti hari icyatumye tuza aha ngaha ariko birangiye ubuyobozi se cyangwa amategeko adushyize ku murongo, hari ibyo tugiye kuba tugenza neza. Mbere ko wenda tukomeza kugenda cyase twinjira mu kiganiro ariko tugiciyemo ndagira ngo ubundi mbanze nkubaze witwa Inyasi Pastor. Ubundi Inyasi ni muntu ki? Rero Inyasi ndi umuntu hari mushiki wacu umwe w'umushune mu kazi niwe Elisa yigeze abaza amagambo aramubaza atariko Elisa yayabajije umugaragu we Gehazi babanaga aramubaza atariko uyu muntu tubaho ko yatugiriye neza ni igiki twamukorera byibura ngo amenyekane muri iki gihugu no hanze yacyo. Mushiki wacu mukundwa mushune mu kazi baje kuba bamutumaho araza babimubajije ababwira amagambo akomeye arababwira ati hoya nta kintu kirenze ndetse nta nibirenze ati jewe mba numva nshimishwa no kwibera mu bacu. Rero nanjye mu mibereho yanjye numva umwanya munini nkumara ndi ku karago. Iyo nari ku karago mba ndi mu misozi, iyo nari mu misozi mba ndi mu rusengero, iyo nari mu rusengero mba mfite ubutumire butandukanye nk'abantu nagiye gusengera abarwayi ahantu hatandukanye. None se Pastor ngubwo ubuzima bwanjye. Yego birumvikana. Ubundi uri umugabo w'abagore bangahe? Umugabo w'abagore kuki uzanyemo iby'umugabo w'abagore? Nyine hari bagiye usanga umuntu afite ariko abagore bangahe? Kandi irabizi umuco barumva mugiye kwivuga muvuga ngo n'umugabo w'umugore umwe ngo cyangwa se w'abagore bangahe? Okay. Jewe ndi umupapa mfite abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Umugore ntawe se? Mama w'aba bana ni umwe.
mama ubyara aba bana n'umwe ntabwo ari babiri. Yego. Ko impeta wayisize se? Impeta ko wayisize? Impeta? Ariko urambaza byinshi. Impeta ntago nyambaye. Wayikuyemo? Oya, si ukuyikuramo. Iyo umuntu akuye impeta n'umugore aba yamukuye mu nzira. Iyo umuntu akuye impeta n'umudamu aba yamukuye mu nzira. Iyo umugabo yakuyemo impeta n'umukunzi aba yamukuye mu nzira. Aba yamukuye mu nzira? Oya, ntabwo ari ukuvuga ko ari ukumukura mu nzira. Mama w'aba bana ntabwo ndatambutsa ubuhamya ku mashosho media hagati yanjye na mama w'abana banjye. Ariko ubu tuvugana hashize imyaka irenga 2. Hashize imyaka irenga 2 tutari kumwe. Badamu waramwirukanye se? Oya, si ukumwirukana. Niwe wijyanye? Habayeho impamvu zituma uyu munsi wa none tutari kumwe. Kandi uri pasiteri wa? Kandi uri pasiteri? Ariko ibintu uri murambaza mu buryo bumwe ni sawa cyane. Njya no kwimikirwa ubupasiteri habayeho izo mpaka ku mubishop wanyimitse. Abantu barimo bamubwira batariko wimika umugabo utagira umugore gute? Ibyo bintu birashoboka. Ariko yaje kuba akurikirana amakuru asanga impamvu atari nge yaturutseho. Igihe cyaje kuba kigera umugore. Ese undi wacyari umusore nturi umugabo? Yes. Rumvikana numva nta mpamvu yo gutuma batakwimika. Ariko kuko tutabanaga haje kuba mizo maka. Ariko haza kubaho tubireberaho cyane kuko birumvikana ntago wayobora intama nibyo tugenderaho ngo ntago wayobora itoro ry'Imana n'iry'iwawe ntaryo. Oya, biriya ni abantu bafata amagambo y'Imana bakayazana mu nyuguti. Bisabye ko amagambo y'Imana mu cyanditswe tuyakura mu nyuguti tukayahindura ubuzima. Twebwe ntabwo twahamagawe n'abana b'abantu. Cyane ko ijuru twebwe turimo turajyamo se cyangwa turimo dufite icyerekezo gifite ubuzima bwo kuba tugomba kurushirizaho kuba abana b'Imana. Ntabwo twahamagawe n'abagore, nta nubwo twahamagawe n'abagabo, nta nubwo twahamagawe n'abaturanyi cyangwa umwana w'umuntu. Ahubwo ubutumwa bwiza igihe cyose ubutumwa bwiza nuko bugombye kuba ubutumwa bwiza nta muntu ushyizemo indi migambi ye iyo ari yo yose kubwo kugira gute, kubwo kugira ngo ahagarike umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. None se mushumba, biravugwa ko nawe kandi hari ibyo watwemereyeho ati narafunzwe. Ubundi bajya kugufunga nyirizina baguhoye iki? Uko byaje kuba bigenda, najyaga ngira igihe nkajya gusangira n'abana bo mu muhanda ahantu muri za Nyabugogo, ahantu muri rura rufunzo rw'ahantu hafi no ku kataje ko mu Gatsata. Yego, mu gishanga. Yes, hara mu gishanga. Manukiyeho bita kuri Rwandeswa bahita ngo hari ahahozemo inzu basenye mu Rufunzo. Hepfo bahita hari uruganda rw'ibiringiti kera. Yes. Bahita kuri Rwandeswa. Nago mbise uko bahitaga. Rero najyaga ngira umwanya wo kujya gusangira n'abana bo mu muhanda. Rimwe bakajya baza ku rusengero ahantu nsengeshereza. Rero ubwo ngubwo namara kubasengera twamara kugirana ibihe byiza bakaza kuba basubira mu muhanda. Yego. Haje kubaho n'igihe cy'uko habaho amapatruyi yo mu masaha yo mu ijoro. Umurenge wa Gatsata ukajya ugira buza ugafata mu masaha ya nijoro bakabajyana hariya kuri polisi mu Gatsata kubafunga nyine mu rwego rw'inzererezi. Hariho nabo najyaga njyayo gufunguza nkavuga aba bantu natangiye kubasengesha, natangiye kubabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko nza kuza kubona ko gusengesha abantu namara kubasengera bagasubira kurara mu muhanda bakajya kuburara, ndavuga ntago ibingi bari ubutumwa bwiza rwose.
naje kuba nkodesha inzu ahantu ku Gisozi. Inzu irimo imiryango, inzu irimo ibyumba 4. Ibyumba bigari rwose, inzu ifite igipangu cyihariye, ifite igikoni, inzu ifitemo n'amazi, ifite mbese inzu irimo buri kimwe cyose. Ya ubwo nza kubajyanamo kuko haba harimo abantu batandukanye, abadamu, abagabo, abana bakiri batoya, baba ari abantu batandukanye nyine badafite ahantu ho kuba, nawe urabyumva. Nza kuba mbajyanamo, tukajya tuhagirira ibihe byo gusenga, ndetse tukajya no ku rusengero. Igihe baje kuba bahagera mu ijoro ryo ku itariki ya 10, mu ijoro ryo ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Uwo munsi wo ku itariki 11 nibwo twahise tunatangirana amasengesho y'iminsi 7, kugira ngo tugirane ibihe byo gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa, kugira ngo tube imbere y'Imana. Imana yaguriye imbago ya Besi ititaye ku ahantu yari yaravukanye umubabaro mwinshi, ikamwagurira imbago. Ndababwira ngo iyi niyo Mana tugiye gusenga, kandi nongeraho amagambo akomeye, ndababwira ni tugiye gusengera muri ya mavuta Yakobo yasengeyemo agakesha ijoro, akabwira Imana ngo Mana ntabwo ndibuze kuba nkurekura utamaye umugisha. Ndababwira ni tugiye gusenga byibura mu gihe cy'iminsi 7, nzi neza ko tuzaba turi kubona ukuboko k'Uwiteka Imana. Mushumba, abo bana wari ubajyanye ufite n'ibyo kubagaburira? Yego, narabagaburiraga, ariko kuko icyo gihe twari turi mu masengesho, amasengesho yaje kuba baganza, mbona batarimo barayashobora. Mu masaha ya mu gitondo urafata umwana wo mu muhanda ukajya kumukoresha amasengesho atazi ibyo ari byo. Mu masaha nabonye batari kubishobora, bafite intege nke y'ukuntu. Mu masaha ya mu gitondo nabatekeraga igikoma, nkabahaho no ku mukati, kugira ngo dukomezanye amasengesho. Abantu ukuye mu muhanda ntibazi yeyo, ntibaragakizwa, ntibaramenya Yesu, ugahita bakoresha amasengesho. Niyo mpamvu nabonye basa naho batari kubishobora neza. Mfata gahunda yo gukora iki? Mfata gahunda yo kujya mbaha umukati n'igikoma mu masaha ya mu gitondo, noneho ku mugoroba nkabatekera bisanzwe, tukabatekera umuceri se cyangwa akawunga n'ibindi byo gufatisha ukuntu. Nguko uko byajyaga bigenda, kuko nabonye uburyo bwo kwiyiriza batarimo baramushobora. Nzi ko nyine kugira ngo umuntu yirize ubusa bimutwara igihe, arabanza akamenya Yesu, agakizwa. Yamara kumenya Yesu, yumvise ubutumwa bwiza, ibyo abijyamo amaze kumenya n'ibyo ari byo, kuko ntago yagendera mu kigare. Umwana w'umuhanda iyo aje gutyo ushaka kumufasha, uranze ukamukubita ibyo kurya akirira, ibindi bikazaza nyuma. Nuko ni byiza nka pasiteri watekereje uko ubyumva, ariko nanone ku rundi ruhande mba baragufunze, ntabwo bakojeje ubusa, kandi none nkubwire ngo ihangane. Ariko ntabwo ndamenya neza, ntabwo uragusha ku ntego neza ukuntu baje kugufunga noneho. Ubwo twabaye turi aho ngaho mu masengesho, ariko kwa kundi kw'abana bo mu muhanda, abenshi baba bafite n'uruzerero rudashobora kuzarangira, bashobora kuzajya biberaho batyo muri ubwo buzima. Hajyaga habamo abafite imico itari myiza. Baba basabye ubundi se ubwo urumva wamuvana mu muhanda akahita agira imico myiza uwo mwanya, bimusaba igihe. Habagamo abadafite imico myiza, baba basabye uruhusa rwo kuvuga ko hari abo bagiye kureba se cyangwa bagiye kugendagenda bisanzwe. Mwari mwaranye igihe kingana iki? Twari tutaramarana igihe, kuko aho ngaho inzego z'umutekano ziza kuhatureba hari hatambutseho iminsi 7 cyumweru. Hari hatambutse iminsi 7 turi kumwe nabo. Yego. Hanyuma inzego z'umutekano zageze iwawe ziza kukubaza iki?
nicyo nari nyikubwiraho habayeho uburyo bw'uko hari abatarubahirizaga gahunda bagashaka kumva ko tugomba gukomeza kubana aho ngaho kandi bagakomeza n'imico mibi n'ingeso mbi zabo rero hakabamo abo nirukana rero haje kuba harimo none kuki babirukanaga se kandi uzi neza ko umwana wo mu muhanda agira amakosa menshi kugira ngo agire umuco mutwara igihe bisaba kwihanganira imico ye mibi yose nageragezaga uburyo bwo kubigisha ndetse no kubahugura nabona harimo abadahugurika ndetse no kubona ko bashobora gukomeza kwanduza bagenzi babo iyo mico mibi mwahitamo kugira gute mwahitamo kubirukana kugira ngo ati nibagende isi zabigisha kugira ngo nkomezanye n'ababyiyumvamo kuko frere ikintu ngira ngo nkubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza ngo abazemera muzababatize mu izina rya Yesu Kristo urumva nimba hariho abazemera bivuze ngo hariho n'abatazemera rero abataremeraga nafataga umwanzuro wo kubabwira rero naga ari ngombwa ko dukomezanya yes. Okay. Ngira ngo aho ngo turumvikana ariko ni gakeya nituragerayo neza. Ndagira ngo umubwire ubuyobozi bukiza mu rugo bwaje bukubaza ngo iki? Mbo wahise wihuta cyane ufite umuvuduko ubaye uri mu muhanda nuko turi mu kiganiro ubaye uri mu muhanda bakwandikira rero nukuvuga iki nari nyikubwira etape par etape ikintu ku kindi rero ubwo haje kubamo iki haje kubamo ko harimo umudamu wari ufite umwana w'uruhinja aza kuba akora amakosa anyuranye na gahunda twari dufite aho ngaho tugenderaho se cyangwa gahunda mbona ko dukwiriye kugenderaho mu buryo bwo kugira gute mu buryo bwo kugira ngo turushirizeho gusobanukirwa ndetse no kuba mu murongo ngenderwaho wo kugira gute uwo kugirana ibihe byiza n'Imana na bene data bajyaga baza aho ngaho tugasenga se cyangwa nabo bose nagiye nkura mu muhanda rero uwo mudamu maze kumwirukana yaje kuba agera muri karitsiye abantu bamugira inama baramubwira bati uko biri kose nago pasiteri yakwirukana gutyo gusa nk'umuntu wagukuye mu muhanda atukwiriye kujya mu nzego z'ubuyobozi ugasobanura ko akwirukanye kandi akwirukana nanye n'umwana yari afite umwana yari afite umwana none ubundi wowe uwo mutima wo gufata abana mu muhanda ababyaye bakabyarira ku muhanda ndetse n'urundi rubyiruko ukabaza babadireka mbaza ni wanjye nta mugore ufite nta mukozi ufite birashoboye nako ufite umukozi ubundi wowe nta ngaruka watekerezaga nk'umugabo wibana mu rugo udafite n'umugore oya ingaruka zo ntabwo nigeze nzishyira imbere cyane ko n'uyu munsi wa none tuvugana numva ko gahunda n'ubundi irakomeje kubera ko niyumvamo neza ko Imana izanshyigikira mwagira gute baragufunga niyumvamo neza ko Imana izanshyigikira kandi Imana izajya ibana nanjye mwagira gute mwagira abantu nzajya ngirira neza mwagira byibura abantu ngiriraho umugisha none ko kureba wari bitangiye bakarimo bagufunga gufungwa naje gusobanukirwa neza yuko nabyo byari umugambi w'Imana tukiraho nge nawe narimbajije ngo none ubuyobozi bukiza muri bwaje bukubaza iki yaje kubagera mu mudugudu mu mudugudu arabasobanurira arababwira ngo hari umuntu waje adukura ahantu ndetse turi abantu benshi arababwira ngo turi abantu barenga 50 ati kandi nta nubwo atuma hagira usohoka mbese urumva umuntu ugiye kugutangira ikirego kandi yumva neza ko ashaka ko uri buze kuza kugubwa nabi nago yagutangira amakuru meza nibwo mu mudugudu baje kuba bamamagara nitabye ariko kubera ko harimo amakuru yuko mbana n'abantu benshi mu nzu nazanye abantu benshi mu nzu mbana nabo mu gipangu muri ubwo buryo
kandi umuyobozi w'umudugudu niwe nari narahamagaye na aza kutahita bisobanurira izindi nzego bakorana. Uwo nguwo ushinzwe imibereho myiza mu mudugudu arampamagara, nyimwitaba ahamagara uw'umutekano aramubwira ati ntabwo ibyo bintu mbizi, bivuze ko umuntu wo mu mudugudu, umuyobozi w'umudugudu atari yarabasobanuriye ko ngewe namuhaye raporo yabyo. Ubwo niko guhita bagira gute, niko guhita bahamagara inzego z'umutekano. Rero inzego z'umutekano nagiye kugira gutya mbona komanda w'umurenge wa Gisozi, mbona araje. Komanda wo mu murenge wa Gisozi. Akihagera yansanze ahantu kuri uyu muhanda utambika mu Budurira, baba bazi ku Gisozi barahita bahumva. Kuri uyu muhanda utambika haruguru y'urwibutso usa n'uwerekeza mu Budurira. Akunda kujya gukorera imbabura. Ntago mbizi. Ubwo arambwira ati byagenze gute, ndamusobanurira gahunda zose uko zimeze, uko byagiye bigenda. Rero arambwira ngwino tugenda aho hantu abo bantu bari. Turagenda, mugezayo ndamwereka, ndamutambagiza mu byumba by'abakobwa, ndamutambagiza mu byumba by'abahungu, ndamutambagiza ahantu hose. Aritegereza arareba. Nawe mbona ahamagaye izindi nzego z'umutekano. Haje kuba hazamo na RIB. Mbese reka nkubwire, icyo kora byo mu buryo bw'umwihariko, reka mvuge ngo nshimiye urwego rw'umutekano mu karere ka Gasabo. Kankubwire frere, umutekano urakorwa muri iki gihugu. Rwose pe narabibonye n'amaso yanjye. Nyamara rubaye kazungu. Rubaye kazungu nyamara. Ubaye nk'abantu bamwe njya kugenda nabo barabivugaga bati uyu nawe ni nka kazungu, arafata abantu barenze 50 akagenda agapakira mu nzu. Havugwaga amakuru menshi atandukanye. None ntago uretse kuba byavuzwe n'abaturage se, ntago ubuyobozi bwo bwabivuzeho. Mbo uko biri kose urumva inzego z'umutekano nazo guhita ziza zihuse kubwo kugira ngo bakurikirane bamenye buri kimwe cyose kuri abo bantu bari bavuzweho muri urwo rwego. Urumva nuko bari bamaze kumenya neza yuko biri ngombwa ko bakurikirana buri kimwe cyose bakamenya uko byubakitse. Yes. Ibi bintu wari utangije cyangwa se watangije ni kimwe n'ibyo witwa Inzawuki nyakwigendera Pastor Theogene, bikaba byasigaranye umugore we Asiya Uwanyana, akaba nawe afite abana arera mu rugo. Ego. Bari wavuze uti reka nanjye nkore nka Asiya ngira abana nitaho, Imana izabimfashamo. None wowe wisanze uri muri gereza. Ntabwo nigeze nekereza ngo reka nkore nka Theogene, ahubwo ngewe nakoze nkanjye ngewe ubwanjye, kuko ngewe ndi ngewe, Theogene ni Theogene, Madamu Asiya ni Asiya. Ngewe nakoze nkanjye njye ubwanjye, ntabwo nakoze kubera runaka. Hatagira n'umuntu byumva muri urwo rwego. Wananiwe kugira kuri tape yo kwirukana umwana, bikangira umwana ari ugushyirishije mu buyobozi bakagufunga. Kuki utihanganye kandi ureba ba Asiya waterageza afungwa cyangwa Theogene ngo afungwe, kandi nawe yarareraga amayibobo zikamuteka imitwe zikiba. Hari n'uwo yareze witwa Keza, yaho Keza baramumenya ari benshi. Wigeze no kujya mu ikoranabuhanga, nimba ari Facebook nimba ari Twitter sinibuka nimba ari iki, akereye urubuga avuga ko ari Theogene, yitiriye Theogene, avuga yuko ngo ashaka amafaranga kugira ngo yite ku bana rera, ngo nta kintu afite mu rugo. Ibyo byose ni ibibazo yahuye nabyo, ariko none biturutse ku bana rera. Ego. Nkawe iyo biza ko warahise umwirukana yaba rero byabayeho. Mbo nukuvuga amahirwe y'amata yo siyo yaruka.
amahirwe ya Luka siyo ya Yohana. Rero niyo mpamvu nakubwiye ngo njyewe ntabwo ndasiya nta nubwo ndi Theogene, njyewe ndi muhoya. Wakoze ikosa gato ngo ufite umwana wese umwirukana. Wibifata utyo. Ni ukuvuga ngo njyewe uko byari biteye ni uko uwo nabashaga kubona ari mu cyerekezo gitandukanye n'icyerekezo turimo, nabashaga kugira gute, nabashaga kumwirukana, kuko ndetse uko bwacyaga bukira niko umubare wabo wakomezaga kwiyongera, kubera yuko bakomezaga bagenda babwirabwirana bavuga bati twabonye umuntu w'Imana uri kutubwiriza ubutumwa bwiza, kandi tuzi neza yuko hamwe no gusenga Imana izakora imirimo kandi Imana izakora ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire iki? Ndagira ngo nkubwire ko bamwe muri abo ngabo hari hamaze kuvukamo korali ikomeye mu cyumweru kimwe. Mu cyumweru oya, mbere yuko n'icyo cyumweru kirangira nakubwiye ko bajyaga baza ku rusengero muri cya gihe nari naratangiye gusangira nabo. Yes. Okay. None mushumba uza kwisanga uri muri gereza, uragezeho urabwirije, barakurekuye, uratashye. Mu bana bari abana bangahe wari ufite mu rugo iwawe? Bari abana 34. 34. 34 nibo bahasanze, ariko Asiya nawe afite abatunze mu rugo bajya kuri 30. Ni ukuvuga ngo rero mwabakozi b'Imana mwe nimujya mutekereza iki kintu cyo kuzana abantu mu rugo, mujye mubanza mumenyesha ubuyobozi, mubwire ubuyobozi gahunda mufite kugira ngo ikibazo kizaba nyuma bazabe babizi. Ikindi nanone, niba ugiye kwirukana umuntu, undi muntu wese ufite abana rera barakuye mu muhanda cyangwa se ari abandi, niba ufite abantu rera genda umenyesha umuyobozi w'umudugudu, mubimenyesha umurenge ububizi. Niba ufite ugiye kwirukana kandi genda ubanze ubere ku buyobozi umwamurike bwa tungu ndamusezerera arananiye. Ariko ubundi akunanira gute kandi waramukuye mu muhanda n'ubundi ubizi ko ari kirara? Umuntu arananirana uretse n'uwo wakuye mu muhanda, n'uwo warakunanira, n'uwo wabyaye arakunanira, karangira bidashobotse ko mukomezanya ubuzima. Ibyo ngibyo ni ibintu bisa. Yes, twinjira ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuvunguyeho gato tuzakomeza. Ndagira ngo n'ubundi ugire ubutumwa uha umuntu wese ushobora kufite igitekerezo cyo kuba yafasha abana. Ubu nta n'umwana n'umwe gifite mu rugo, bose bahise bagendera rimwe. Abana barahari. Ari bangahe ubu? Ni ukuvuga abo ngabo twari turi kumwe, abo ngabo batujyananye, hari aho babaye barimo barabagororera muri iyi minsi mu buryo bwo kugira ibyo babigisha. Bajyanye iwawe? Oya. Hari aho bari mu rwego rwo kubigisha, biri mu buryo butandukanye, kumenya uko bagenda ndetse n'uko bagenza muri kino gihe cyabo. Ariko n'ubundi kuko benshi bari baramaze kumenya yuko ndi mu rwego rwo kugira abantu mfasha, n'ubu ngubu hari abaza tukabana n'ubundi muri urwo rwego. N'ubu ngubu tuvugana hariho abahari. Hari abahari. Rero ikindi kintu navuga ku bigendanye n'uwaba yumva ko yagirira neza aba bana bo mu muhanda baba badafite epfo na ruguru, harimo ababa bananirana kubera yuko bo ubwabo badashobotse. Icyambere umusanzu nasaba abanyamasengesho, nasaba kujya basengera aba bantu batagira epfo na ruguru, aba bantu b'abapfakazi, aba bantu b'imfubyi, aba bantu batagira aho kurambika umusaya. bajye bafata umwanya wo kubasengera. Ushobora no kutagira icyo ubafasha, ariko wasenga Imana yaca n'inzira inyuze mu bundi buryo
Imana ikabagirira neza. Yes. Ndagira ngo noneho tugushimire cyane kandi ukomeze no kwihangana. Oya, nihangana se nihanganira iki? Twebwe turabizi neza ko muri uru rugendo rw'inzira ifunganye Yesu Kristo we yaravuze ngo ibikururuka bifite imyobo, ngo ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ngo ariko umwana w'umuntu we ntabwo afite naho yarambika umusaya. Rero mu nzira ifunganye tuba twiteguye guhuriramo na buri kimwe cyose. Yego. Ariko ikintu nakubwira nuko muri urwo rugendo rwose nagiye mbona ukuboko kwiza kw'Imana. Nagiye mbona ukuboko kwiza kw'Imana kuko no kugeza uyu munsi wa none byo mu buryo bw'umwihariko nkurikije ko ibintu byari byahinduye isura n'ishusho, ariko nkagera aho ngiye nkabona biri ngombwa ko n'ubundi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugomba gukomeza, ntago bwigeze buhagarara. Yego. Reka nkubwire mwene da, nagiye mbona ukuboko kwiza kw'Imana kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora. Yego. Kandi sinabura gushimira n'abantu bamwe na bamwe Imana igiye ikoresha mu gihe gisa n'iki ngiki kubwo gukomeza kubana natwe mu buryo bwo kwitanga bakoresheje ubutunzi bwabo, mu buryo bwo kwitanga mu buryo butandukanye kugira ngo wite kuri abo bana. Reka mbabwire ngo mu buryo butandukanye ndetse no kwita kuri abo bana. Reka mbabwire iki? Washimire cyane. Reka mbashimire kandi mvuge ngo bakomeze kugira umutima mwiza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Izabibuke. Oya. Reka ntabwo ubwo naba nkoresheje ijambo ry'inzagiye, ahubwo ibaho umugisha no muri iki gihe. Ndavuga no kuri wa munsi w'amateka Imana izabaho ubugingo rwose. Kuri uriya munsi bana, kuri uriya munsi byo rwose, ahubwo irushirizeho gukomeza gutegura uriya munsi ku buzima bwabo no mu gihe bakiri muri uyu mubiri. Yego. Mushumba reka ngushimire cyane kandi Yesu aguhe umugisha kandi ukomeze kwita kwana neza, kandi agize uwo mujyana ikibazo ubwo utazisanga giheza nanone, ahubwo ujye ubanza umenyesha ubuyobozi wabwira ati ubu ndamusezereye arananiye. Oya, ubu mubo tuba turi kumwe hagize uteza mbutiyaje nkabona ko biri ngombwa ko ngomba kumwirukana, binsaba ko habaho uburyo bwo kubimenyesha inzego z'umutekano, nibyo navugaga rero, inzego z'ubuyobozi kugira ngo bigire gute, kugira ngo birushirizeho kugenda neza. Yego. Rero reka dusoze iki kiganiro dusenga kugira ngo nukuri umuntu wese uzagikurikirana azarushirizeho kugubwa neza, kandi azarushirizeho kumenya neza yuko ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora ndetse no muri iki gihe cyacu. Kuko uku kuboko kwiza kw'Imana nabonye kuba ku buzima bwanjye mu gihe kimwe nabonaga ko ubuzima buhinduye ishusho, ariko nsanga n'ubundi butari guhindura ishusho, ahubwo nsanga n'ubundi biri mu cyerekezo cy'uko ngombye gukomereza umurimo w'Imana ahantu hose ngomba kuba n'ubundi ndimo mbwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane. Watubwira nimero zawe nimba bikunda. Uri Imana nziza, uri umurengezi kandi uri umurokozi. Amen. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana rurangiza rwa burundu. Haleluya. Mana si rimwe kandi si kabiri nagiye mbona ukuboko kwawe gukomeye. Rero aka kanya ndakunezerewe Nyiringabo Imana ko ari wowe ubanye natwe turi mu kiganiro, kandi ndasenze kugira ngo umuntu wese uzategera amatwi iki kiganiro data azarushirizeho kumvamo ko akwiriye kugira umutima w'imbabazi, akwiriye kugira wa mutima wari uri muri Yesu Kristo igihe yagendagendaga mu isi. Kandi wa munyembaraga we ndasenze kugira ngo umuntu wese urakurikiranaho iki kiganiro ahabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi yagurirwe imbago
Uwiteka Mana nziza, zo gutera urutambwe rwo kugira neza, rwo gufasha imfubyi n'abapfakazi, rwo gufasha abantu bari mu mibabaro ndetse n'inzitizi zitari zimwe, cyane ko ijambo ryawe ryambwiye neza yuko idini ry'ukuri ari irifasha imfubyi n'abapfakazi, rikita buri umwe wese mu mibabaro ye. Nyiringabo Imana rero, reka iri jambo wandikishije naryo rive mu nyuguti, ahubwo rihinduke ubuzima binyuze muri iki kiganiro, kugira ngo buri umwe wese akore icyo agomba gukora mu gihe gisa n'iki ngiki, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ukuboko kose gutanga ndetse ikiganza cyose gitanga kigomba guhabwa umugisha rwose. Data, niko ngusabye kandi niko nsabiye abadukurikiranye bose binyuze mu kiganiro, niko mbasabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Rero ababa bashaka uburyo bwo gufata nomero ya telefone, twabaha nomero, za telefone, akantu nazisizeho, akantu ko ziriho mbese ko numva nari kukabona. Mfiteho nomero nshyashya ukuntu kanyirebe kuri telefone. Uruhara rwiyongeye. Ewe nawe noneho reka tuvuge nomero ya telefone: 079 46 82 6 6 6. 079 46 82 6 6 6. Kandi bakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikira binyuze ku butumwa bwiza ku isi, reka mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka Imana abe kuri mwebwe mwese kandi. Shalom shalom.